Muraho neza, Yesu ashimwe, Yesu Kristo ahimbazwe. Nuko Uwiteka duteye iteka ngo twongere tujye mu ivugabutumwa hanze y'igihugu. Mwabantu mwe gukorera uyu mwami biratunyuze, birarenze. Ari maze umwaka ntajya mu ndege, nishimye ko nageraga mu kibuga cy'indege, ariko byari ibyishimo. Hello guys. Ariko none kwitanga. See you guys. Sabire ku bana. Nuko ntihagazeho. Ntabwo kutugoba. Mana azamagare kugenda amahanga. Ako kabita wumva mu nda kari kujya. Ariko kugenda zo mahanga ziragoye. Nubwo ari umuhamagaro twakiriye. Ariko izi ngendo iyo ndi muri gapiriyusi kanjye kabeza rwose amajya bijyamo. Ugeze hejuru biragoranye. Uyu muhamagaro uragoye. Akabanza kati gasuhuza mama wanjye Kibungo. Mama Melissa Kibungo. Usaba kwiyaga no gusiga byose. Nuko ntabwo bigira uko bisa, birarenze. Ubwenge bw'umuntu hari igihe bidakwirwamo, ukumva umutima wuzuye amashimwe. Turashima umwami waduhamagaye usemwa akabyaramwe. Ubu kweri njyewe Dorukasi Ingabire nari kuzamenya ngo muri Zambia ni he? Ni ukuri sinari kuzahamenya pe, nk'uko nawe utahazi, ariko hari n'abahazi rata. Ariko ntabwo njyewe rwose nari kuzahamenya iyo umwami atampamagara ngo angirire icyizere. Niyo mpamvu ndamushimiye yo kabyara, yo gaheka, yo karama, yo gahora ku ngoma ibihe bidashira, kandi azanayihoraho. Yangiriye neza ntera iteka, antembereza amahanga kubw'umurimo we, kugira ngo mvuge ubutumwa bwiza. Kandi ndamushimira cyane, agendana natwe aho tujya hose. Nuko rero namwe narabasezeranye, ndavuga ni aho bizashoboka nzajya mbereka abagira ubu buntu bo kuza kuri iyi channel mugakora subscribe. Ntabwo nzabahisha ibyo byiza nzaba nabonye. Ngayo nguko rero tujyane muri Zambia. Aha ni muri Zambia, baratwakiriye nyine nk'ibisanzwe. Kwa Yesu nta gihombo kiri. Umuntu uzabubwira ko yahombeye kwa Yesu, uzambwira ati icyo wahombye ni ukutamumenya neza, ni ukwitiranya ngo uramukorera kandi atari byo. Ku bundi kwa Yesu nta gihombo kiba gihari. Nuko tuba tumeze neza, tufashwe nk'abami n'abamikazi. Muramubona Wazabango, tugera mu materaniro bera b'Imana aho baba bateranye. Nuko byari byifashe. Haba hari abantu benshi baje mu nzu y'Imana, baje kuramya benshi cyane. Hari amateraniro manini, sinzi ngo nabikubwiye, manini cyane kabisa. Umwami wacu ari ku ngoma, uko byagenda kose wabyirengagiza uko utabyirengagiza. Muri iyi si harabera b'Imana bamukorera, bahari ku bwa Kristo. Turahari, tutazabivamo, tuzahora tumushimira. Twava mu Rwanda tukajya muri Zambia, twajya muri Kongo, twajya muri aho twajya hose, tuzajya dushaka umwanya wo guterana, tuvuge gukomera kw'Imana yacu yatugiriye neza ikaduha kuyimenya. Nuko turatembera. Zambia ni ahantu heza ni igihugu cyiza, nubwo bwose nta heza nk'iwanyu ariko muri Zambia naho ni heza. Murabona ko hari green, ariko ntabwo ari hose. Hari
amafamu nyine manini atarimo ibiti, ariko hari n'ahari ibiti, bafite ubutaka bunini akumana yanjye bunini kabisa, bafite ubutaka bunini cyane butangana n'abaturage babo, bahinga cyane ibigori, hanyuma bakanakora n'indi mirimo isanzwe. Abanyarwanda bajyayo gukorerayo, gushakirayo ubuzima, kuko hari bizinesi bashobora kuba bakora cyane, nubwo bwose dushobora kuba tutarabyinjiyemo cyane, ariko twarabibonye ko ibyo ari byo byose bagerayo bakabona ku rufaranga. Niba bagira amahirwe yo kurubona bakarucyura, Imana ibishimirwe. Hanyuma rero igihugu cyari icyo ni cyiza, bafite ibintu byinshi, bafite ibyo kurya, bafite nyine ibintu byinshi, nubwo ubona badateye imbere cyane nkatwe. Hari utuntu tumwe na tumwe twagiye tubasiga nk'imyubakire, twarabasize tumwe na tumwe, ariko ubundi ubuzima busanzwe nabo bateye imbere, baracuruza. Hariya rwose ushaka kujya muri rompuwe yo kwa Rubangura ugacuruza, ugashinga akameza kawe ugacuruza. N'udutaro ni twinshi nyine, aho nuwumva bigufatiye gucuruza urikorera ugacuruza, ugashaka ibirayi byo guha abana, ariko bo bakora ubona nyine hatarimo organization nyinshi nk'iyi wacu. Ariko na byose biba ari sawa cyane. Hari n'ahaba hasa nabi nk'uko hano mu bantu, ariko babona ko haba mu matungo batari agasuku kenshi gahagije, ariko usibye yuko n'ukuntu mbere bahavugaga tutarajya, yumvaga ari ahantu nyine hatari isuku nyinshi, ariko haba hari isuku ku buryo udashobora kubona n'akanda na kamwe. Ariko hari n'aho ugera nyine bitewe n'abantu bahari bari kuhakorera, biterwa na quartier, ugasanga yirimo umwanda, ariko ubundi barasukura. Ni igihugu kiri flat, nta imisozi yo n'abana baze badusure. Nta misozi bagira, bari ahantu hari flat. Ikindi kandi nko nabwiye nyine bafite ubutaka bunini ku buryo ubona hahagije. Turatembera umujyi, uri kubyumva. Iyo twagize umugisha nyine nk'uko tukajya mu ivugabutumwa, tukora umurimo w'Imana, wenda bwacye tugifite akanya bakanadutembereza, bakatwereka nyine igihugu, tukeexplora. Nese ko Yesu aba yaduteye iteka, twabigira dute? Twabyanga se? Ntabwo twabyanga, ahubwo turamushimira. Natwe tugatembera tukareba ikindi gihugu uko kimeze, tukareba ibyo baturusha n'ibyo tubarusha, hanyuma nkanabafatira n'amavideo, namwe nkaza nkabereka. Nyango murabibona ko atari habi pe, ntabwo ari habi. Tujya kuva inaha tugenda, njye sinzi ukuntu nari resetinzemo ko ari ahantu habi, hatari heza, hadateye imbere, hasa nabi, hari umwanda. Nyine urumva uba ufite story nyinshi zigiye zitandukanye, ariko mpageze ndavuga aha hantu ko ari heza. Ni heza rwose, banabaho ubuzima busanzwe, bakora isuku, baratera indabo, urabibona nyine ukuntu haba hasa neza kabisa. Iyo ni rompwe. Umuntu wese wageze Zambia atarageze kuri iyi rompwe, bagukatishije hagufi, bagusubize mu mujyi, bakwereke rompwe y'umujyi. Tugira umugisha, nkuko nari ndimo kubivuga, tugira umugisha rwose. Imana iduteye iteka. Biba bishimishije kubona ahantu nyine utaruzi, utanatekerezaga ku mpungu pe. Nukuri, usibye kubona badutumiye bati muze dukora ivugabutumwa hano muri iki gihugu, nta nubwo no mu nzozi biba birimo ngo uvuge uti ngo nzajya Zambia. Ego nta muntu hazi, naki na anko na anti, naki, ariko ukagira umugisha, ukabona Imana iguteye iteka yo kugerayo. Nyine uba wumva hari ukuntu Yesu akugenje ukiri mu isi, ukavuga ati ubu se noneho ko mbona ari byiza nkiri hano, ubwo noneho nintaha ubwo ningera mu ijuru bizaba bimeze bite? Imihanda y'izahabu urayumva, bizaba birenze bya Zambia, bizaba birenze bya Amerika n'Uburayi, bizaba birenze bya Australia na Canada, bizaba birenze. Niyo mpamvu ntazanagera no gukanga ngo yaratembereye ngo mu isi, nawe haranira kuzajya mu ijuru, kuko ibyo mu ijuru birenze ibyaha mu isi. Hanyuma rero muri Zambia bafite agasisiteme keza k'amasoko, bimeze nyine amasoko yabo ameze nk'ayo muri Amerika 100% kabisa.
100% bafite amasoko meza usanga irimo ibintu byose byinshi wakenera, usibye ko nyine no ku muhanda biba bihari of course no ku muhanda haba hari amashopu nk'aya ngaya, ariko se kuki wakameraga ibijumba gusa mwa haba hari amashopu ku muhanda, ariko aya mashopu uri kubona ku muhanda mu maduka birarenze. Hanyuma rero urumva tuba turi mu nzu, iyo twasenze Mwuka Wera akatuyobora baravuga ati muratekanye mwebwe nimugende mureke kujya ubusanzwe ntabwo hoteli ari ibintu byacu dukunda, kubera ko no kurya biba byagoranye. Ubuse nari kuviringira gute agatsima Merci kandi turi muri hoteli. Ubwo rero twagize umugisha wo kubona ahantu tuba turi twisanzuye, tubwira abantu tumudufashe muduhe uruhushya dusonga agatsima ka Merci atazataha yishwe n'inzara, kubera ko urumva nyine umuntu aba akeneye ibiryo byiwe cyangwa se by'iwabo, cyane cyane ko bagutekera umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu. Hari igihe uba wumva ataci zitari guhura, ukavuga ati reka nanjye nivugira agatsima Merci arakubita aravuga ati uwajyana yajyana n'umubyeyi uzi kuvuga agatsima. Nuko gusa muri Zambia haba kawunga mana y'isi n'ijuru haba ikintu bita akawunga, ngo nibyo biryo byabo, nibyo biryo nyine bagira imbere n'inyuma. Niyo kwa kundi ujya nko muri restaurant bavuga ati mu mifiriti mu miki ubwo nyine bakuzanira n'akawunga ku ruhande nyine barya kawunga cyane, buri muntu waho wese n'uruhinja arya kawunga. Nyine ngo ni umuco, akawunga ni umuco, bahinduranya imboga bakarya n'inyama nyinshi, ariko akawunga ni akambere. Niyo mpamvu kiri no mu bihugu bya mbere bihinga bikanexipotinga ibigori byinshi ahari, ngira ngo ku isi, ngira ngo ahari niko kuri ba exporting ibigori byinshi cyane ku isi. Ngayo nguko nuko twariye agatsima turataha. Aho ngaho twasaga hari n'abari gusubira mu n'abari gutaha, tujya kuri airport gutaha. Imana ibahe umugisha abantu bo muri Zambia, n'abantu beza baradukunze biraturenga, tukajya twumva twabyibushye, navanyeho ibikiro 5 ubundi kukigabanya. Imana ibahe umugisha, n'ukuri ibahe umugisha cyane cyane, turabayambiriye twahise tubakumbura kubera ko muri abantu beza. Imana ibahe umugisha cyane. Nuko twatashye tuzangaruka nkubasura, twasize tubakumbuye, namwe murankara dukumbuye turabizi. Ngayo nguko nuko natashye.